bagitandukanya n'abayobozi bacyo, bagitandukanya n'abasabuzi bacyo, bagitandukanya n'abababironi. Muramenyera abo bana kandi mubigishe ko gukunda igihugu no gukunda bakivuka. Ikizakwereka umuntu kigatuma umenya abantu, bisaba ngo umve indirimbo, bisaba ngo uzi ikinyarwanda. Ikizakwereka umuntu nyine abantu mu duce tw'isi yose, mu migabane yayo yose kandi hose, umuntu yigira agatangaza, kandi usibye kuba umuntu nyine nta kindi aba ari cyo, umuntu gusa. Abantu mu duce twabo n'ibibatandukanya, mu mihango n'imigenzo n'ibitera isoni byose n'imizirizo, bakambariza Imana mu ndaro, bagatanga ibitambo by'amatungo n'abatunzi bayo, bakabyegereza abatambyi babo, nabo bakajyana iyo ku bicaniro. Ikizakwereka umuntu nyine ikizakwereka umuntu kigatuma umenya abantu, bisaba ngo umve indirimbo, bisaba ngo uzi ikinyarwanda. Ikizakwereka umuntu nyine kwiyubaha no kwambukayo, kwiyumanganya no kwanga agasuzuguro, n'indangagaciro zazimiye, gukurura wishyira kandi wibanze imbere y'abandi, bikabyara gutsikamira abandi bana, rubandika giyoyoka buhoro twongeye kubasuhuza inshuti mukurikiye Nanze Kubaho Ntariho TV ndetse n'abakurikiye Felicien Mwemayire, nawe birakureba, n'abadukurikiye ku zindi mbuga nka Tembete TV na Facebook. Twongeye kubasuhuza, tuje muri kino kiganiro kubaganira, ariko turi gukoresha ubundi buryo bushyashya,
ubwo buryo bushyashya rero turi gukoresha reka mu kubugerageza reka banze mbaze mugenzi wanjye niba nyumva Mwemayire Felicite urimo uranyumva ndakumva cyane rwose 5 kuri 5 okay ni byiza rero ubu ni uburyo bushyashya turi kugerageza nuko tutari twabumenyera ariko byari byiza yo twongeraho n'iriya channel ya Felicite Mwemayire nawe birakureba ubutaha tuzabikora muri kudukurikira ku mbuga zombi buriya kubera ko tekinike aribwo tukitangira muzabibona mu biganiro bikurikiye turabashubuje rero mwese abageze ku murongo uyu munsi turi ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere turi mu mwaka w'2023 turi kwa gatanu nkuko mwabibonye rero turabasuhuje kandi tuje kubaganirira ku nsanganyamatsiko twabahaye ngo ntawe ukina n'umuriro yubakishije nyakatsi turaje rero tubibaganirireho tubereke ninde ukina n'umuriro ninde wubakishije nyakatsi hanyuma tuze no kureba uko bigenda iyo umuntu akinnye n'umuriro kandi yubatse muri nyakatsi atuye muri nyakatsi turabashuhuje rero abari hirya no hino ku isi abari mu Rwanda muri Afurika muri burasirazuba bwa Kongo abari ku mugabane wa Amerika abari ku mugabane w'Uburayi umugabane wa Aziya no ku mugabane wa Oceania mwese abumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abakunda ikinyarwanda turabashuhuje kandi turabakunda dushuhuje n'abageze muri chat bamaze gufata ibyicaro turasuhuza Eyadema turasuhuza Momo turasuhuza Makojoka Zaidia turasuhuza Wala Nzayibara turasuhuza Karino Bebefu turasuhuza Amuri Amisi turasuhuza Brigitte Tuyishime turasuhuza Jeanne d'Arc de Warrior Beya turasuhuza na Mwemayire Felicite nawe ndamubona yahageze muri chat muri kumwe undi ninde tutashuje turasuhuza Kagoma Igo mukomere Lavina Kiki turagushuhuje Wala Nzayibara turagushuhuje ndumva mwese mbashuhuje abandi turaza gufata umwanya wo gusoma ibitekerezo byanyu kandi ikiganiro nkuko twabibabwiye ikiganiro ni icyacu namwe ntabwo ari icyacu twenyine turagifatanyije reka rero mbahe na mugenzi wanjye turi kumwe muri kino kiganiro kugira ngo abasuhuze Felicite Mwemayire mwiriwe aho ngaho iwanyu mwiriwe Tarisisi ndagushuhuje hanyuma ababo bo muri chat rwose mu kanya gato cyane gashize twari kumwe nongeye kubahobera rero kuko bihora ari bishyashya nko muri Erikave nyine umugoroba mwiza muze twongere dufatanye ikiganiro tujye tugerageza kureba ko n'abamatabaro bazageraho bakumva urakoze reka tujye ku nsanganyamatsiko yacu nk'uko umaze kubivuga kwigisha ni uguhozaho tugomba gukomeza kubibasubiriramo kugira ngo hatazagira ugira urwitwazo ko atabyumvise kuko n'ijambo ry'Imana biravuga ngo kugira ngo Yesu agaruke ngo iri jambo ry'Imana rizigishwa kugeza ku mpera z'isi ntawe ritazageraho kugeza igihe Yesu azazira ntawe ugomba rero kubona urwitwazo ko atabyumvise niyo mpamvu natwe dufata umwanya tugakomeza kubibasubiriramo ikiganiro rero tugiye gukora none aha ngaha nubwo kitari bube kirekire ariko ni ikiganiro cyiza cyane kandi kirabashimisha kandi twizera ko n'ibindi biganiro tuzakora bizabashimisha turi muri suite y'ibiganiro tumaze iminsi tubakorera byaba ari ibibera kuri Felicite Mwemayire nawe birakureba byaba ari ibibera ku isi n'ijuru byaba ari ibibera kuri Nanze Kubaho Ntariho ni ibiganiro byuzuzanya kandi ni ibiganiro bifite intumbero imwe tukaba rero tugira ngo tuze ku nsanganyamatsiko yacu ivuga ngo ntawe ukina n'umuriro yubakishije nyakatsi Mwemayire ese buriya iri jambo nitwe tukaba turivuze bwa mbere nta wundi warivuze ra iri jambo ni rya Kagonyora actually niwe warizanye ariko noneho icyari ntangaje kurusha ibindi ni uko yavugaga ko Ubuganda aribwo burimo gukina n'umuriro kandi bwubakishije nyakatsi ibintu bicuritse rwose
icyo gihe rero yabwiraga igihugu cy'Ubugande, ndetse iri jambo ntitwabura no kurishyira noneho kuri Kongo, tuvuge yenda hari ko buriya na Kongo buriya ashobora kongera kuba yayibwira ko yakinnye n'umuriro kandi yubakishije nyakatsi. niko nkeka rwose, ariko ashobora kuba areba imiryezi urayizi Tarisi? Ndayizi rwose. Ni imirari babaga banze kuvuga ko ari imirari, bakavuga ngo umuntu areba imiryezi. Biriya rero nabo banza areba imiryezi rwose ngo buriya ntabwo twabona ko ari nka wa muntu utunga urutoki abandi akibagirwa ko za zindi zisigaye ari enye ziri kumureba. Niko bimeze cyane. Niko bimeze rwose, turabyumva kimwe. Reka rero tujye mu kiganiro neza turebe koko niba Kagonyori wavuze ko Ubugande bwubakishije ibyatsi bukaba buri gukina n'umuriro, akaba n'uyu munsi ari yarabibwiye na Kongo, kuko muri cya kiganiro twabonye bari gukomera amashyi David Kagame, nicyo byasobanuraga, yavugutaga umuti. Reka rero turebe niba koko buriya se hariya mu gatsiko buriya ni ukuvuga ko bubakishije imitamenwa, bari mu matafari, bari hehe, bubatse gute bo buriya w'umuriro ntabwo wabageraho. Aya ntabwo wabashyikira, urugwiro ntirushobora gushya, mu Kiyovu ntihashya, ya ma etaje nta nimwe yahanuka rwose, bo nta kibazo buriya. Hari ijambo abantu bamwe batamenyereye, hari ikintu kimwe abantu batamenyereye babonye kidasanzwe mu karere muri no minsi, ikintu bitse Sukhoi 25, Sukhoi 25. Sukhoi 25 abanyekongo baravuga ngo ni sokora ni ukuvuga ngo ni ugusukura nyine, ni ukoza. Sokora 25 cyangwa Sukhoi 25. Buriya se Sukhoi 25 buriya icanye kuri biriya byatsi ntabwo byashya. Tarisi wica umugani rwose, uraca umugani ku manywa. Ndagira ngo rwose tubiganireho, umbwire neza uko ubibona. Ese kuko urabona ntabwo buriya Sukhoi buriya irasha umwambi hariya, ntabwo buriya biriya byatsi byakwaka. Gerageza nawe tubwire uko uri kubibona, unatwereke nyine ukuntu bishobora gushya. Njye cyo nabasabira nuko bitazageraho, nabasabira ko batazatuma hashya, ariko ibyo mvuga nyine ninjye ubivuga, bo bazi ko bitashoboka. Gusa ikigaragarira amaso y'ushaka kubibona nuko bishoboka cyane. Abanyarwanda rero bakaba bari mu kaga, bakaba bugarijwe, ariko dufite agatsiko kayobowe na Killing Machine na Kagonyori wapfuye bakanga kumushyingura, kifitiye ubwoba ko byaza bikareba konyine. Ariho bahera bavuga ngo buriya nibamvuga nawe bazaba bakuvuza. Bityo rero we baramuvuze bamuvugira muri UN nk'uko yabivugaga, bamwima icyicaro, bamubuza hayitebo yari yaramenyereye, mbese we baramuvuze. Ariko propaganda igezweho ni ukubwira n'abantu b'Abanyarwanda batagira aho bahuriye n'ibyaha bye, atigeze agisha inama agiye gukindagura Abanyarwanda n'Abanyekongo, ati buriya iyo bamvuze nawe baba bakuvuze. Bityo rero we biriya kubivuga ni amatakirangoyi, ni ukubura uko agira, ni ukugerageza kubicengezamo Abanyarwanda ko ari bo bazaba batewe. Ibyo yakoze yabikoze nka we, ariko uyu munsi aragira ngo ikibazo tucyakire twese nk'Abanyarwanda, twumve ko byakozwe mu izina ryacu. Of course niko biba bimeze iyo perezida w'igihugu w'ikigoryi akoze ibintu nka biriya, ntaho bikwepera, n'ubundi biba bikureba nk'umwene gihugu. Iyo ingorane zije nawe urabibazwa, nawe bikugeraho. Nicyo kibazo rero ubona dufite, ariko we afite ikiruta icyo dufite, kuko waratubwira ngo buriya ibindeba nawe birakureba. Of course biratureba, ariko biratureba kubera iki? Ni we wabiduteje, none aragira ngo abana bacu, abasaza bacu, barumuna na bakuru bacu abe aribo bajya imbere bajye kota uriya muriro yacanye. Uriya muriro nyine uzaza gutwika nyakatsi, ntabwo uzajya guhera ku yeyo mu rugwiro.
uzahera kuza abanyarwanda kuko yavuze ko iyo bamuvuze baba bavuze abanyarwanda, ariko abanyarwanda rero urumva nibo bazajya mu kaga mu gihe we bishobora. Ubundi sinzi niba David buriya se David ataha mu Kiyovu, ubundi mbanze nkwibariza, ataha mu Kiyovu buriya bamucyura kuri Muhazi? I don't think so. Cyakora buriya bamuhaye ibyo ari byo byose buriya bamwubakiye indaro buriya mu gikari cya Muhazi, ntabwo bamwinjiza. Bamwubakiye indaro kuko abazi ngo wa mu ndaro. Nuko ngo urakoze cyane. Hari umugabo twaturanye yajyaga akunda kutubwira iyo yabaga agiye nko kuvuga nk'ibintu azi ko bishobora kumukururira ibibazo, abona ko hari ingaruka byanze bikunze iyo agiye kuvuga biri buzane, yaravugaga ati rero bagenzi banjye, ati baturanyi banjye duturanye, ati ubu ngubu ngewe ngiye gutwika iyanjye muhagarare kuzanya. None rero nkaba rero naye ndi kwibwirira abanyarwandakazi, agatsiko kagiye gutwika iyako muhagarare kuzanya, nimutazihagararaho birabareba. Ubwo rero nkavuga nti buriya se iyo agatsiko ka RDF kambaye masike ya M23 kakaza muri Congo, hanyuma kakaza kavuga kati abanyekongo bafite ibibazo, Kongo nkunze kumva banatinyuka no kuvuga ngo Kongo ngo impamvu ngo birirwa ngo bagireka ngo ibibazo ku Rwanda ngo nuko Kongo ngo itagira abayiyobora, ngo nta bayobozi ifite ngo bashoboye guhangana n'ibibazo, ngo nta bayobozi ifite ngo bashobora kugarura umutekano ngo mu gihugu cyabo, ngo ariyo mpamvu ngo igihugu cyabo ngo cyuzuyemo imitwe yitwaje intwaro. Ariko se mw'iyo mitwe yitwaje intwaro yuzuye muri Kongo, harya nta y'abanyarwanda yaba irimo buriya? ahubwo se itari y'abanyarwanda ni iyihe? nihagira unyereka umutwe wari uri muri Kongo mbere ya 1996 azanyemeza ko ari y'abakongomani, nzabyemera, nta kindi nzarenzaho rwose, aho ntago nzabura. Ariko imitwe iri hariya koko si y'abanyarwanda? None se byagenze bite ngo ihaza ari uko u Rwanda ruteye ko? Imitwe iri hariya, uwo mubare munini wumva ngo bamayimayi, ngo ukumva ngo bande, ni imitwe bo bafinansa kugira ngo ibe myinshi, abahigi babe benshi, bya bindi nyine ngo abahigi benshi bayobye imbwa uburari, baterera icyarimwe Kongo icanganyikirwa. Nicyo ngicyo babikoreye. Ariko iriya mitwe nubwo yabigizwe n'abakongomani, ifinanswa na killing machine. Urakoze. Ariko bakongeraho bati barababwira bati mwebwe mushyigikiye M23, raporo zigasohoka za Nations Unies zikabyerekana, bakerekana ukuntu RDF ingabo zayo ziboneka mu bitero byo gufata za village hariya muri Congo, hanyuma barangiza noneho bo bakavuga bati ubwo bavuze ko turi kumwe na M23, noneho nabo bari kumwe na FDLR. Ese yaba ariyo mpamvu koko yabe yarabazanye hariya mu ikoti rya M23, kubera ko Kongo nayo iri kumwe na FDLR bakaza hariya? Ese tugendeye kuri inyito y'iki kiganiro cyacu, buriya koko Kongo koko iramutse yo yambaye iryo koti ikajya mu Rwanda, nta cyakorwa buriya? Kongo ishatse yakwikiriza intero ya RDF. Noneho ndavuga RDF straight, ntavuze ngo M23 cyangwa iki. Ubundi Kongo ishatse yakwikiriza intero ya RDF, kuko ngo imyaka yose bamaze batera Kongo babaga bagiye gushakayo FDLR. Nabo bamaze igihe babitse icyo bise M23, banabitse uriya wahoze ayoboye M23 wundi yitwa ndehari, Laurent Nkunda yayoboraga CNDP. Yes, ayo yabyaye M23 cyane. Rero baramutse babyutse nabo bakajya gushaka M23 w'i Kigali, nta kosa baba bakoze na rimwe. Yewe utarahannye u Rwanda nta nubwo nibeza ko yatinyuka guhana Kongo. Nta muntu wagira icyo arenzaho n'uwakirenzaho yaba yigiza nkana.
bityo rero ahubwo abanyekongo rwose ni abantu bagira umutima munini ku bana bagaturana na kiringi mashini imyaka ingana gutya bahemukira babireba bakababara ariko ntibafate decision yo kuza ngo bakore nk'ibyo nabo bakora. Vraiment abakongomani ntago nzi tubafitiye ideni rinini, naho ubundi ugiye babishakira rwose baza, kandi n'ubundi rusibiye aho ruzanyura kuko niyo nzira bizanyura. Ntago bizakomeza kuba kuri kuko bo baravuga ngo tuzataha ngo hanyuma ngo n'ubundi ngo bizongere nk'uko ntago Kongo izongera gutanga ayo mahirwe yo kuvuga ngo murambutse mugiye kwiryamira ngo hanyuma nyuma y'igihe runaka muzongera mwiyege. Ntago bizongera ahubwo ntimuzanabikinishe. Ntago bizongera muri bwa bwishongozi rero. Muri ya video twavugagaho bati tuzavuguta umuti, hari andi magambo yavuzwe muri iriya video yavuzwe na Kagonyori David, aho yavuze ati abanyekongo impunzi z'abanyekongo zigomba gutaha uburyo bwose bushoboka zakoresha tuzabibafashamo. Ese buriya Kongo yo nta mpunzi z'abanyarwanda ifite nayo ishobora kureka zigataha mu buryo bwose bushoboka kugira ngo tugushe kuri ya ngingo yacu n'ubundi, kugira ngo abadukurikiye batwumve neza. Gerageza kugira uburyo ubyereka abari kudukurikira kugira ngo werekane ukuntu uriya muriro ushobora kwaka kuri biriya byatsi bya Kagonyori. Urumva ngewe ukuntu mbibona ngo kayica iva mu kanwa ka nyirayo. Iyi kizakurikiraho nuko abanyekongo bazakurikiza gusa ntibashaka n'ibindi bitekerezo bindi bongeraho, bagakurikiza amagambo ya Kagonyori yonyine. Yabageza mu Rugwiro, yabageza i Kigali, yabageza no kuri Muhazi, bakurikije ibyo avuga gusa bagakora ibyo, kuko ibintu aba yababwiye tuzajya kurwanira iyo tujye gufumbira amashyamba iyo hirya iyo ngiyo, aho tudahirika abana, aho tudakandagira tutamena televiziyo. Ibyo abanyekongo babikoze nta wabibarenganyiriza kuko nawe nibyo aba yababwiye ashaka gukora. Ibyo ni ibintu abanyekongo bashatse bakora only ibyo Kagonyori yavuze, aho yavuze ati tuzatera tuzajya tuza tudasabye uruhushya, nabo bakabyuka bakagenda ntabwo basabye. Aho yavuze ati abanyekongo bazataha uko bazashaka, bazataha n'imbunda yenda, ubwo nicyo bivuze, bazaza barwana, twebwe tuzabafasha gutahana dignity yabo. Hanyuma se Kongo yifasha abanyarwanda nabo ikababwira iti nimutahane icyubahiro cyayo, byashoboka cyane. Ni ijambo rye baba bashyize mu bikorwa, ibyo ababwira nabo bashatse babikora. Ubwo abanyekongo n'abana beza, njye sinzi vraiment, ntago nzi ukuntu bagize umwaka bagaturana n'abagome nka Kagonyori. Amen. Mbere twari duturanye neza, umunyekongo yari umuvandimwe, umunyarwanda yari umuvandimwe, muri Kongo hari mu rugo. Ariko uyu munsi guturana na Kagonyori ugakomeza ukitonda, ahubwo ni impano iteye ubwoba. Urakoze Tarise. Urakoze Felicien Mwemayo, urakoze. Ariko aya magambo sinzi niba abo turi kuyabwira bari kuyumva, nibo ukunze kubivuga ati sinzi niba abanyarwanda badukurikiye bari kumva ibyo turi kuvuga. Iso ntitwaba turi kubazimiza. Ese kuki impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda zishaka gutaha, hanyuma tukabona ahubwo hari n'izindi ziri gushaka guhungira mu Rwanda? Ibyo bintu byo wabisobanura? None se ubundi wa mugani biriya wabisobanura? Ejo bundi zaravuze ziti inzara iratwishe muri iki gihugu, kandi koko nawe ufite iyo ujya wagenda. Turashaka gutaha, bafata imbunda barabarasa. Ntibiratera kabiri bati noneho bagiye gutaha. Sawa turabyemeye ngo bagiye gutaha uko bashatse uko ariko kose. Sawa ibyo turabyemeye. Hanyuma si ziri abandi barimo kuzana ku ngufu ko babarongora nk'abarongoye inka, ko bari abantu batari kuza ku bushake, ngo ni uburyo bwo kugira ngo berekane ko ibintu byakomeye muri Kongo. Bya bintu byabo byo gushaka ko buri gihe abantu baba bafiringa piti, rwose abantu bagowe, abantu bahereye muri 70 ingahe bicwa rwose, ibyo ngiye byababaye. Umva byararambiranye, iyo nkuru ntikivuga, ntabwo igitambuka mu matwi y'abantu benshi, kandi simvuga ngo mu y'abanyarwanda gusa, no mu y'abazungu iyo nkuru ntigitambuka, ntabwo igitambuka rwose. Ahubwo none se impunzi zimwe ngo zirashaka gutaha, izindi zirimo kuza. Ariko ubundi ubigiye twavugiye, ninde muntu yobewe ko mu Rwanda hari inzara iteye ubwoba n'abene igihugu badahaga?
ninde muntu utabizi? Hanyuma ngo impunzi z'abanyekongo zirasiga ibigega n'ibigega imasisi, kuko Gisenyi nakubwira ko burya yari itunzwe na Goma ku kigero kinini. Ukambwira ngo impunzi z'abanyekongo ngo zirahungira muri uriya muriro? Reka barazizana ku ngufu, ziza zinambireyo. Nuko nguko bimeze rwose. Nta simbizi, sinzi iriya mikino barimo gukina iyo ariyo. Mu kanya nimugenda turabarasa, mukandi nimuhaguruke mugende nimuvuge ko abanyekongo b'abatutsi bashize. Tugiye muri Kongo, tugiye kuvugira abatutsi babamaze. Mu kandi kanya bati n'abavuga ikinyarwanda. Abavuga ikinyarwanda ntabwo ari abatutsi gusa, harimo n'abahutu, ariko bo ngo barengera ngo abavuga ikinyarwanda b'abatutsi bonyine, ngo nibo baba bibasiwe. Mbese ibya hariya niwe ujya ukunda kuvuga ngo ni amangitengete. Nanjye ndumva nakongeraho ko ari amangitengete rwose. Ntabwo simbizi, sinzi niba nabo iyo byo bavuga bitega amatwi. Mwemayire komeza uvuge, ndaje buriya mbaye mpuze uwoka iki kiganiro. Okay. Ariko navugaga ko ntazi niba ibyo bavuga baba bitega amatwi nabo. Burya iyo uri kuvuga, iyo urimo kuvuga nawe ugerageza kumva niba ibyo uvuga bihura. Ntabwo byumvikana ko wavuga ibintu none ejo ukavuga ibindi, ukavuga ko abaturanyi uzabatera ngo nta ruhushya usabye, ngo ukagenda gusa kuko babimenyereye nyine, ukagenda ukajya kwica abantu, ngo ukabicira mu mashyamba iyo, ngo ukayabafumbiza. None ubu ngubu abanyarwanda nibo barimo kuyafumbira, aho barirutse baragenda bagera ngo za Masisi hirya iyo ngiyo, ahantu badashobora no gucyura inkomere. Sinzi, ngira ngo ni Karasira niwe wavuze ati ibi bintu mudukorera abana banyu bazapfa batonyoka. Ngaho nimumbwire bakurikiye, nanze kubaho ntariho, ngira ngo ejo muzakurikirana, abandi muri bugikurikire no kuri nawe birakureba. Karasira arababwiye ati abana banyu bazapfa batonyoka. None niba inkomere batayicyuye bakayitaho yakomerekeye, mwumva ipfite nipfa yibutsa amagara? Njye niko mbitekereza. Iyo nkomere badacyuye ngo bayivure, ubwo hakira zingahe bitewe n'aho yakomeretse. Hari ishobora kwikiza kuko hari ibikomere byikiza, ariko hari ishobora gutonyokera mu gihuru ntihagire n'uyibona nibura ngo ayice cyangwa ayifate mbiri. Ikibazo kirakomeye kandi kirakomeye cyane. Sinzi niba abanyarwanda bazahaguruka bagakemura iki kibazo bate, nimba bazicara bagapfa bahagaze. Nako ngo bifitiye ubwoba abanyarwanda, ngo bifitiye ubwoba bwo gupfa. Reba igihe abanyarwanda bapfiriye guhera muri 90, ugahora ufite ubwoba ngo bwo gupfa. Ntabwo byumvikana ko wahora ufite ubwoba bwo gupfa guhera muri 90. Ubusa abataravuze bamaze gupfa bangana iki? Mu by'ukuri hamaze gupfa bangana iki? Ndabona hano urimo kutubaza, nari ngize ngo nitwubaze ninde wabahaye kuba abacamanza b'isi, ngo bara n'abashumba b'abatutsi, ngo baba baragiye abatutsi. Iyo umututsi ari hose baba bagezeyo. Mu minsi ishize, mu minsi iri imbere abatutsi bazaba bakeya bajye kuragira n'abanya-Etiyopiya buriya, n'abasomali nabonye basa n'abatutsi, n'abamasayi ko nabonye n'abanyamurenge babagize abatutsi se, kandi abanyamurenge mbere barabihakanaga ngo ntabwo ari abatutsi. Nta munyamurenge uri hafi aho ngo nyandikire muri chatera ambwira igihe babereye abatutsi. Ubundi bavuga ko ari abanyamurenge gusa atari abatutsi, ariko babagejeje mu Rwanda barababatiza bose baba abatutsi. Maze baragenda baba abanyarwanda kuturusha, twe twaruvukiyemo tukarukuriramo, tutazi ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Maze baraza baducira imanza abanyamurengeye, ngo baryaga ruswa bavuga ngo gampano babica sinari impari. Niba ari sinari impari, sinzi ni uzi kuvuga ikinyamurenge aze gampe. Kandi ariko bamubwira ngo uyu muntu yatemye inka, ye baba we, inka igahinduka inka. Iyo nka mwapfaga iki? Nta mubazi icyo yapfaga n'umuntu. Iyo nka mwayihoye iki? Akagukatira hari n'urwo gupfa kuko ngo inka yaratemye. Ariko kitaminsi ngo narabohotse, nta complexe ngira. Yiki nta mpamvu yantera complexe hari. Byo mvuga se ko ari ibintu nawe wabonye. Rega nawe ushatse wahagarara hano ukabivuga, nta gishyashya kirimo.
nuko gusa ntabwo twese tuzaza hano imbere ya kamera. Hari abazahaza, abandi basigara inyuma bagire n'ibindi bakora. Urugamba ntabwo ari ukujya, ntabwo abantu bose bajya kuri front line. Hari n'abajya gutwaza abandi amasasu, hari n'abavomera amazi yo kunywa, hari n'ababatekera za mpungure. Ntabwo abantu bose bajya ku rugamba kimwe, buri wese kandi aba yarugiyeho. Iyo uri umuganga uravura kandi nabwo uri ku rugamba. Iyo uri umurashi nawe ukarasa, undi nawe agateka, undi nawe akajya kuzana ibyo bari guteka. Urugamba ni uko rukoze, urugamba ni urugamba nyine. Rero nashaka kwivugira kuri, ngira ngo titire y'ikiganiro cyacu yavugaga ngo ufite inzu ya nyakatsi. Iyo ufite nyakatsi bigenda gute? Ngo iyo ufite nyakatsi ngo ntukinisha umuriro. Ariko iwacu twebwe dukina nawo ku buryo sinzi niba twumva tutashya. Sindimo n'abandi batari inkoramahano ntabwo barimo. Ariko ziriya killing machine ubanza zo zumva zikoze muri beto. Ko numvise perezida wa Kongo ariwe witwa Beto, bariya bo bigize amabeto sangaye. Ndabisindaho nagarutse kasubirana ijambo. Urakoze kandi urakoze ko wakomeje kuba uri kumwe n'abadukurikiye. Rifite aperi yihutirwa ku buryo n'ubundi ntabwo nyirangije, ariko bibaye ngombwa ko ngaruka mu kiganiro kuko ntabwo nari kumara igihe kirenze. Kandi ngushimiye ko wahabaye. Nibyo twavugaga tuti abubakishije nyakatsi, urabivuze neza kuko Kongo yubakishije beto. Faci beto sinzi iyo babiririmba bari abantu bajya babyumva. Tukaba rero tugira ngo tubabwire tuti ntabwo Kongo ari yubakishije nyakatsi ni u Rwanda ruyubakishije. Kandi nyine batabyitonzemo nyine iyo nyakatsi yabahiraho bashatse kugumya gukina n'umuriro. Hari ikindi kibazo nshaka kugira ngo tuganireho. Iyo M23 RDF ikora ubwicanyi ikishishe, kandi ubwo bwicanyi twarayibonye ko ubwo bwicanyi bwakorewe abanyekongo. Igihugu cya Kongo cyavuze ko abenshi baguye muri buriya bwicanyi ari abahutu. Hanyuma tugiye twumva boherejeho ngo abanyamakuru, kandi ubwo ni Kigali yabitangaje, yohereza abanyamakuru tugiye ku gihe mwabisoma, aho berekana Kongo ngo yabeshye ngo nta bantu bapfuye ikishishe, ngo hapfuye abantu 19 gusa. Bavuga ko ngo hapfuye ngo abantu 19 gusa, ngo abandi ngo bari abarwanyi. Kandi ngo abanyamakuru bakaba barigiriyeyo, hari n'abanyamakuru b'i Kigali bagiyeyo bemeza ayo makuru. Mu gihe Nations Unies zakoze enquête zikemeza abantu 131, Kongo ikayivuga abagera kuri 300. Ibyo bintu ko tujya twumva bavuga ngo habaho gupfobya jenoside, harya buriya bo bakoze iki? Icyo bakoze ni jenoside reka. None se buriya barabihakana? Buriya barabihakana, uretse ko ari bya bindi bavuga ngo umuntu yigiza nkana. Buriya bo iyo bicaye bitonze batuje ari bonyine, iyo yicaye umuntu ukora biriya yumva atari jenoside akora. Asiya barimo gutunga abandi urutoki ngo jenoside baba bazi neza ko ari nabo bayiteguye, ko ari nabo barimo kuyispreadinga mu karere hose. Iriya jenoside nibo bayipanze, nibo bayikoze. Yego ntabwo navuga ko bayikoze bonyine, ariko nibo banyirabayaza, nibo bayikoreye, bayipangiye Bugande, bayishyira mu bikorwa, bashaka n'abazabafasha kuyikora. Ababafashije kuyikora ntabwo mbagira bere rwose, simbagira bere, ariko jenoside ni yabo. None se uyu munsi ijya muri Kongo ijyanweyo n'abahutu, ko abahutu banagowe nabo. Ubu nibo barimo kuyijyana muri Kongo, nibo bayijyanyeho guhera 96. Oya. Jenoside igomba ihagarare kubera ko turayirambiwe yo kuba ngo hamwe irashaje ngo mujye kuyironuvera ngo mu kandi karere. Iriya ntuzabavugaga ngo abubakishije nyakatsi, nta nyakatsi irenze kuba muri miliyoni 12, mukigerereza igihugu gituwe na miliyoni 120, kandi ngo mukumva ngo muzahora mugikandagira uko byarabaye, aho babaga bafite abasirikare bahaye amafaranga bagize gute, bakavuga ati nituza mwiyigirireyo, bo bagakomeza bakigendera
none ubu abanyekongo bamenye neza ko igihugu cyabo nibatagihagararaho bazagitakaza, ntabwo bizongera. urakoze Tarisisi. yego ni byiza cyane wisobanuye neza, ariko hari ikindi ngiye kwibaza kuri iyo nyakatsi. Twabonye ukuntu Kigali bafashe impunzi z'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bakabashyira mu muhanda, bakavuga ko ngo bari gukorerwa jenoside muri Kongo, nyamara ariko tubonye ko n'abahutu muri Kongo bari gukorerwa jenoside kandi bakayikorerwa na M23 ifatanyije na RDF. Ese buriya tuhamutse duhamagaye abahutu bo muri Kongo nabo bakigaragambya bagasaba ko jenoside bakorerwa yahagarara, buriya bavuga ko hajya ngo dupfobere jenoside y'abatutsi cyangwa se ngo turi kuvangura amoko, buriya babivugaho ikira ko tumenyereye ko badutera mu mabuye. Ndagira ngo bakubwira ko bahamagariye abantu gukora jenoside, ntabwo wumva icyo ubahamagariye kwigaragambya just bo bakubwira ko babahamagariye gukora jenoside. Maze iminsi mbona umuntu agakora ikiganiro, ibyo yavuze yivugiye abantu bose bamwumva, ukumva ndaraje arabitwistinze, niko mu cyongereza babyita, akabitwistinga akakubwira ngo ikindi kintu byavugaga wowe wavuze si byo wavuze, ariko wowe agahita twistingamo indi nkuru akakubwira ibyo ngo wowe wavugaga. Ukavuga uti se ni umuntu wabyumvise, arumvirana bimeze bite, akagushakiramo indi nkuru itari yo wavuze pe, itari yo yavuze, kandi akabibwira abantu ngo ntimwabyumvise, ngo nibyo yavuze. Yabivugiye he koko? Abubwira ni ibicucu, n'umuntu ugutega amatwi uba wamusuzuguye mbere na mbere, kuko nimba ujya kumusubiriramo ibintu yiyumviye ukabisubiramo ukundi, ubwo ni ukuvuga ko usuzuguye, uri kubwira niwe usuzuguye mbere na mbere, kuko uramubwira ko hari igicucu atumva cyangwa atumvise urwo rurimi byavuzwe. Bonye bagusobanurira ibyavuzwe mu cyongereza cyangwa mu gifaransa, baragusobanurira ibintu byavuzwe mu kinyarwanda babitwistinze. Akaga koko, ntabwo bizoroha pe. Urakoze Felicien Mwemayire, ndabona rwose ikiganiro tugijyanye ku musozo. Reka turebe ibitekerezo by'abadukurikiye kugira ngo turebe niba hari abafite ikibazo ku byo twavuze cyangwa se niba hari abatwujuje mu byo twavuze, hanyuma tugane ku musozo w'iki kiganiro. Eyadema ati yes Miss Tarisisi, Momo ati komera Tarisisi, Marco Jokers idea ati Momo ati ube uhambereye ngiye mu gasanteri ntabwo ntindayo. Ndizera ko Mako yagarutse akaba yadukurikiye. Waranzayibara ati ramba Tarisisi, yego nawe ramba. Momo ati Mako, Momo ati ndabikora. Hanyuma wavuze ati Tarisisi yaheze muri trafike. Ndabona izi ni commentaire, ubwo ni cyagiye twari twatinze, twari twinjira tukiri muri tekinike. Mama ati twazanye agasambi turimbanguke. Amuri ya Miss ati komera Tarisisi n'abaharanira impinduka mwese. Ariko ntabwo ko batari gusuhuza Mwemayire ko ndi kubona we batagusuhuza, bari kukuziza iki? Ndizera ko buri abanshuhuje baba bagushuhuje. Warahatiramba bebefu. Hanyuma Jeanne d'Arc de Warrior ati nahageze mugira amahoro mwese. Biyita tuyishima ati ndabasuhuje batari pfana, natwe turagushuhuje. Jeanne d'Arc de Warrior ati Ministre Mwemayire washashagirana. Byakugezeho nari nagize ngo bakwibagiwe. Kagoma Igo ati bon weekend twese inshuti nziza. Beya ati turacanye, yanabyerekanye rwose uburyo bacanye ku maso. Waranzayibara ati ko mbona muje mubyina ingwatira. Mwemayire na Tarisisi mwahuye. Jeanne d'Arc de Warrior ati beya nawe nturyama pe. Hanyuma Jeanne d'Arc akongera ati Brigitte ati ko mutaryama bite? Nimwe muretse kuryama tubanze tuganire. Hanyuma Brigitte ati Jeanne d'Arc de Warrior ati haracyari kare da, nanjye nibyo navugaga. Warahinzayibara ati beya ati tuje mu migina sha. Hanyuma
kubona hano hari ibiganiro byo gusuhuzanya, reka ndebe za komantere kugira ngo twe gutwara igihe kinini. Beyati anamwarira yarahwereye yashiririye ubwonko ruzingo rusifero. Jeanne d'Arc de Warrior ati Bebef ati mwarimu arakomeza akigisha kugeza tubaye smart. Yego nibyo twavuze rwose, kwigisha no guhozaho tuzagumya twigishe. Bebef ati Brigitte ati virusi zigaragarira muri microscope ati n'abamatabaro baboneka iyo bavuze ibyo badashaka ko bivugwa. Ravina Kiki ati Momo ati nanze ati Momo naze tujyane gusenga nirebere arabwenge. Brigitte Tuyishima ati mwongere mwibaze ngo impamvu banga u Rwanda nuko iyo bavuze Kagame baba bavuze wowe. Gitamisi ati Tarisisi namwe Mayirenda bahobeye tumucanye ku maso natwe turaguhobeye. Arundi ntageze nsuhuza Rinosi A nawe akaba arimo abasuhuza. Hanyuma Eva Boringo ati Beya ati wanduje benshi umwana wawe wa 10 w'imyaka 12 yambwiye ngo yize gucana ku maso waraye numiwe. Hanyuma Brigitte Tuyishime ati ari kubwira muzike 713 ati komera ati baravumbika iki se ko bavumbika abandi bo byabageraho bakishaririza. Ruwino ukurati ndagushuhuje bwana Tarisisi na Madame Felicitati suhuje inshuti zo muri chat natwe turagushuhuje. Ravina Kiki ati Kagoma Igo ati yewe ati urahari se sha ati kanze ntire extra arms ati ubundi nguhobere nkwigishe inshinga guhobera. Marie Jeanne Mukankuranga ati babiki ngo ko bakomeye nanjye mbe nk'uwavuze ngo nagira ibyago amaze kugambanira benshi harimo n'uwanjye. Sinzi neza niba nsomye neza iyi komantere. Ati babiki ko ngo bakomeye, ubwo ni ikibazo yibaza. Akongera ati nanjye mbe nk'uwavuze ngo nagira ibyago amaze kugambanira ngo nagira ibyago cyangwa se nahe ngo nawe wagira ibyago. nagira ibyago kandi amaze kugambanira benshi harimo n'uwanjye. Ati nabo byabageraho nyakatsi zabo zihiye. Bijukerera ati ndabasuhuje mwese. Momo ati uwazanye izina bagori hamba yagiye he bahu. Hajya ninde mwe Mayire? ni Kayumba Rugema. Kayumba Rugema wagiye mu nda y'ingoma cyangwa ingoma yarabyaye urasohoka. Yabaga mu nda y'ingoma ibyaye arigendera. Marie Jeanne Mukankuranga ati Kagame yigize igihugu maze n'abanyarwanda barabyemera pe. Eva Boringo ati mwe Mayire buriya yatinyuka kujya kuri Muhazi ubwo yarije kuvuga Kago ntuza David buriya cyagiye twari tuhageze. Yewe nukora ati David aravuga ngo ninjya mu cyobo namwe tuzajyana. Aho niho tugomba abanyarwanda bagomba kumuha akato. Afite uwe mutima nama uwe mutwe akora ibye byaha ntakigabanye mu banyarwanda. Yego Rinosi ati Tarisisi ati iyanjye irashinganye. Ariko rero n'intwiko iyanjye uhagarare ku yawe nyine ubwo nubwo nashinganye ariko ntabwo byatuma idashya natwitse iyanjye ubwo se ntabwo uri kubyumva. Kagonyora aratwikiye nimudahagarara ku zanyu zirashya. Warahinzaye baratigitamisa ati ramba numbonera na niska umunsi uhurize.
komanteri Brigitte Tuyishime ati Rwino ukuri ati hari benshi biteguye kujyana na David mu mwobo da. Binakiki ati turarangisha na Niska ave Rusiya wallahi Nzabarati aramutashya. Ubwo ni na Naska buriya barimo barangisha waba yamubonye yatubwira. Beya ati erega bavuga ngo lorsque le doigt ne sait pas où aller il entre dans le nœud. Entre dans le nœud kongera ati abanyarwanda ne peuvent rien faire face à ces criminels. Nyamara hari icyo bakora da, hari icyo bakora twababwiye kandi duhora tubabwira, duhora tubisubiramo. Icyo gukora kirahari, ntabwo babuze icyo bakora kandi turaje tubereka icyo bakora. Ndumva uyu mwaka byanze bikuze tugomba kubereka icyo bakora. Vaboringo ati mwe Mayire ati Mei Murere yahozeho kuva kera. Ni hamwe nabazaga nimba hari imitwe yitwaje ibirwanisho yabaga muri Kongo mbere y'uko killing machine yambukayo. Okay. Rwino kurati Tarsis ati Rwino kurati Tarsis ati hagarara ku yawe nge ngiye gutwika iyanjye. Biva kuri Semuhanuka wari usangiye inzu na Ngagi ngo wo ku Kibuye. Insigamigani ni nzashira ingurugunzu nkiri Ngagi. Naho byavuye. Hari ubwo rero uwo muturanyi wacu yarazi neza y'insigamigani, yarabitubwiraga ntitumenye impamvu, ariko icyo byasobanuraga nuko we yabagaze ko ibyo agiye gukora bifite ingaruka, akaduteguza byibura akatubwira ati muhagarare kuzanyu ngiye gutwika iyanjye. Ariko ni wowe wigeze kudusobanurira ngo nzasubira ingurugunzu. Sinzi ukuntu uwo mugani rwose mu migani warancanze. Ni insigamigani tuzayishaka buriya, ntugire ikibazo, tuzayishaka niba ngombwa tuyiganireho. Nzabaza Rwino ukuri buriya ashobora kuba afite documentaire akazayiduha tukareba aho byaba biri. Ariko urumva ko adusobanuriye nyine uwavuze ngo agiye gutwika iyo bahagarare kuzabo, niho byavuye muri ya nsigamigani. Ndumva rero n'ibiyirimo tuzabimenya ubutaha, ntimugire ikibazo, nicyo tubereho tuzabishaka. Bebe Fukarinati inkotanyi mwese ndabashuhuje, abanzi banjye bose ndabasengeye, urwango rwanyu Roho Mutagatifu arubakize kandi menase zanyu zishwanyagurike mu izina rya Yesu. Nanjye nti amen. Karino Bebe akongera akabwira Beya ati ego ati nakujwigiriza ntunyitabaze. Sinzi rero icyo yaba muhoye buriya. Hanyuma dukomeze, ndi kubona hano bakomeje kwiganirira, dukomeze. Brigitte Tuyishime ati Minisitiri Mwemayire ati abumva ni bake kubera ubushobozi buke bwo kutagira izi telefone. Ati kanze ndebe izindi, ndabona rwose ari kwiganirira. Karino Bebe fatira Vina ati oya ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwicaraho, ahubwo muzatinye abicaroho. Roho yanjye n'inzima iracyangiye, Yezu niwe undwanirira. Yezu arahari. Yego. Hanyuma ndabona rwose komantere ari nyinshi kandi umwanya dufite ni mukeya, reka nzirukankemo. Ihorihoza ati nibyo rwose mwema tubivuze ukuri, ati abatutsi b'Imasisi killing machine ibazana ku ngufu ngo bemeze bampatse ibihugu ko bafite rezo yo kujya muri Kongo gutabara abatutsi. Karino Bebe Fatimomo ati imbaraga z'izina rya Yezu zirandwanirira, ububasha bw'isakaramento ritagatifu bushwanyaguze shitani zose ziza kunsanga mu gikari zikamenasa ngo nanditse muri chat ibyo
badashaka ko bivugwa. Ego Ravina Kiki ati winsetsa ndi mu gisibo. Igisibo se cyaje ryari, cyatangiye ryari? Ko nari nzi ko iyo tuvuye muri Noheli hajya hatangira igisibo, nari nzi ko tukiri muri Noheli da. Reka ubwo ni icyo bwite yipangiye, yenda ari mu masengesho. Okay. Ati nsuhuriza uwo Nansika ukomeje kuntera ishyari. Hanyuma Beyati Bebefu toutes les tempêtes en viennent pas gâcher ta vie. Certaines viennent pour nettoyer ton chemin. Avuga ati wose ati ntabwo ubuzima bwawe, ati hari n'uza uze gusukura inzira zawe. Okay. Hanyuma Bebefu ati mwe Mayira ati turabimenyereye ariko Yesu araturwanira we kuri nzira n'ubugingo. Bijukere ati we wake up, we are ready, we will not accept killing machine, we will never give up. Navuga ati rwose ati turakangutse, ati ducanye ku maso, ati kandi turiteguye, ntabwo tuzemera ko killing machine ikomeza kwidegembya, ati ntabwo tuzacika intege, ntabwo tuzamanika amaboko. Yego nibyo rwose Bijukere. Rinosi ati ninde uri importa hagati y'uvuga n'uwumva? Simbizi icyo kibazo, buri wese ubwo aze kugisubiza, ni ikibazo mubajijwe mwese. Mwe Mayire sinzi niba uri bugishobore kugisubiza, ariko ngiye ndumva ari uvuga ari n'uwumva bose bafite akamaro. Numva nta usumba undi bose. Uvuga ntakwiriye gusuzugura umwumva ariko. Kuko uvuze ntawe ukumva nawe ntacyo byamara. Kandi nanone nta wavuze nawe ntiwakumva. Ndumva igisubizo ari icyo ngicyo twamuha. Ibintu ni magirirane muri makeya, ni ukuzuzanya. Abivugiye hariya navugaga nti ibintu byavuzwe abantu se undi akaza akabihinduranya ngo ntabwo ari byo bavuze, ngo ahubwo ngo bavuze, agahita avuga ibyo we yifuza kubiko bivuga, akaba ari byo avuga ko ari byo byavuzwe, ibyo we yifuza. Okay, Ruwino ati mwumvise ko bishe abatutsi i Ruwero muri Uganda mu buriganya nk'ubwa DRC, ati babasabye kubasanga banze banyura inyuma biyambitse indi myenda bararimbagura, baragaruka baje kubagaruka ngo baje kubakiza. Ngiyo Masisi. Ni nabyo banakoze no mu Rwanda, nibyo babikoze kuva kera, nibyo bakoze no ku Banyamurenge. Horihoza ati Minisitiri Mwema ati ubivuze ukuri, abantu bose ntibajya ku rugamba, ati hari abatwara amasasu, abagemura ibiryo n'ibindi, ikibi ni ukuba ntibindeba. Yego. Reka twihute ya telefone yashakaga ntabwo yigeze ikata, ndebe ko nagenda nkayitaba. Hanyuma Ravina Kiki ati Rinosi ati ubwonko bwanjye bwantesheje umutwe bumbaza ari inki yawe ibarema. Ati nagerageje kwiyumanganya ariko ubwonko bwananiye. Ati Tarcisse FPR a traumatisé le Rwandais qui n'ose même pas bouger un doigt. Ariko iyo byo kutoromatiza tugomba kuzabivamo, ntabwo nicyo FPR ikoresha n'ubundi nikibona yicishije Abanyarwanda kuko yamaze kubatera ubwoba, ariko ubwoba abenshi bamaze kubushyira hasi. Twese nitubushyira hasi FPR zahunga, kandi nibyo nababwiraga nti ikina n'umuriro kandi yubakije Nyakatsi rero iraje ishye, mwe muretse gatoya ibyo kuvuga ngo bateye abantu ubwoba. Ubu bwoba bugomba kwimuka bukajya muri ntuza yabo, bukajya ku ruhande rwabo. Ntabwo ubwoba bugomba kujya mu banyakuri, ubwoba bugomba kujya ku ruhande rw'abanyabinyoma, bugomba kujya ku ruhande rw'abicanyi. Ravina Kiki ati ariko se izo ntore zivana he Karinu? Ko twe twasenze tugakoboka amavi ngo tumubone, tukaba tutamubona. Nge rwose nakoze noveni ngo Karino tuzahure, ariko ndacyategereje.
murabyumva rero ntizizamubone rwose mu izina rya Yesu nk'uko yari arimo abivuga. Brigitte Tuyishime ati abanyarwanda bazi ubwenge, ati Minisitiri Mwemayire ati ibyo tuvuga byose bituma bamenya abo turi bo, ntitukabibeshyeho rero. Marie Jeanne Mukankuranga ati ubwoba butoba ubwonko. Mwemayire reka rero tugane ku musozo kugira ngo ngiye gukomeza nitabiye ya telefone itaba ari nk'iriya ya Karino wa mugani ndebe ko yarangiza akazi kayo. Reka ngo umwanya rero wumvise amakomanteri y'abadukurikiye n'ibyo twaganiriyeho, niba hari komantere ugira icyo uvugaho ndetse utange n'ijambo ry'umusozo kugira ngo dusoze kino kiganiro. urakoze. Komantere numvise nta bibazo byarimo, ni abaparitisipiye mu kiganiro, ariko nta muntu uyobewe, rega ntawe uyobewe icyo nyakatsi bivuze, ntawe uyobewe uwubatse nyakatsi, ntawe uyobewe uhagaze bwuma. Nibyo navugaga, ni abantu bafite igihugu gifite miliyoni 100 n'izindi, namwe mufite nka 7 cyangwa 8, warangiza ukavuga ngo uzabavugutira umuti. Ibyo ni ukwirebera mu mazi rwose, ni ukwirebera mu mazi. Nimba barabikoze kera baramenyereye nyine, ni bya bindi bya ya nkware ngo wicesheje inkware ukwaha ngo ahora agenda abambaritsa kuboko ngo azongera yica indi. Biriya byararangiye, nta kongera. Nibashaka basubira inyuma rwose, batahe bajye kwihanagura mu maso, simbizi, bajye gukaraba ubutuna. Actually numvise hari umuhanzi waririmbye ngo bafite ubutuna. Rero nanjye navuga ko bafite ubutuna, nibave ku cyejo ntago bazongera gutsinda. Ruriya ni rwo rugamba rwo kubarangiza, natwe tukaboneraho tukabakira. Urakoze Mwemayire Felicite, urakoze ku kiganiro cyiza tugiranye. Reka nanjye ndangize nshimira abadukurikiye, kandi nongereho ko nta ukina n'umuriro yubakishije nyakatsi. Tumaze kubona ko ububakishije nyakatsi ni RDF, ni killing machine. Ubwo rero nkavuga nti akebo mugereramo abandi niko muzagererwamo, mujye rero musubiza amaso inyuma. Kandi nkaba nongera gukangurira abanyarwanda gukurikira ibiganiro tukora muri no minsi, kuko turi muri gahunda yo kugira ngo uru rugamba tururangize, kuko Imana uyu mwaka yarawuduhaye. Uyu mwaka ni umwaka wo gusubirana uburenganzira bwacu, n'umwaka wo gutaha mu gihugu cyacu twemye. Uyu mwaka wo guhagarika ubwicanyi bwose bukorwa na killing machine tukayigeza ikajya imageragere. Nongere kandi mvuge nti nibarekure abantu bajyanye imageragere kugira ngo habe hajyamo umwuka, ejo bazajyemo basanga rwose hatuje neza, kugira ngo nabo bazashobore gufata ibiruhuko byabo, dore ko ariho bafashe, ko ariho abanyarwanda bagomba kuruhukira. Nabo bazajye kuruhukirayo, kuko nabo barananiwe rwose. Ibyo ngibyo ndabisubiramo, ni murekure Damange, murekure Karasira, murekure Cyuma, murekure Rusesabagina, murekure Theoneste, murekure n'abayoboke ba Darufu Murinzi, murekure bose abo ntavuze amazina, abo mwafatiye ubusa bose, abo murenganya mubarekure. Niba mushaka ko umuriro utabageraho, niba mushaka ko ibi byatsi byanyu bidashya, ni mubarekure, aho kugira ngo mubafate mujya kubashyira mubajyana ku rugamba muri Kongo, mwiyibagiza ko muri Kongo igihe Sukoyi izaba yabasubiranye inyuma, abo muri kujyanaho ku ngufu aribo bazahindukira bakaza kubabaza icyatumye muboherezayo. Aba rero ngira ngo mbabwire nti mucire birarura. Reka turangiriza aha ngaha rero nshuti bavandimwe, kandi tubashimire kuba mwakurikiye iki kiganiro. Mwongere mwibuke abatarakanze kuri subscribe, mukande kuri subscribe kuri Nanze Kubaho Ntariho, no kuri Felicite Mwemayire nawe birakureba. Ubwo rero koreshe ya ntimwibagiwe no gukanda kuri like, ubundi kugira ngo uru rugamba rukomeze. Ibiganiro byo nakagaruka, turaje mu kanya. Bye bye. Bye.